Muraho neza abakunzi bacu bahora dukurikirana umunsi ku munsi. Ini ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yahagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro, ukaza kureba amanota aragira kuri 20. Ikindi cyo nukuza gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizame gishya dushizeho, kugira ngo isomo rishya dushizeho. Murabizi ngenda bategura amasomo yo kugira ngo murusheho kumva neza bino bizame byabajijwe na bino bizabazo babajije, kugira ngo ujye tuyabonera ku gihe bitagombye ko abandi bagusharinga linki. Witukanda subscribe hasi mbe usako code ziri kuboneka aho aburi hose mu gihugu. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0789531323 mu minota 3 umaze kubona code. Noneho ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko naho ukoresha iyo nimero kaduha amasaha ubonekaho ku munsi, tukwigisha mu buryo bwa online aho aburi hose mu gihugu. Asigaye ukadubwira amasaha ubonekaho ku munsi, ayo masaha tukaboneka tukaguha amasomo yabugenewe ko agenda kurikirana nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice bitewe n'ukuntu wabonetse. Ukabura yararangije wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero hano, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Bibutsa ko namaze kuhakorera video muri bwa buryo bwo kubategura amasomo yo kugira ngo bafashe kumva neza bino bizamwe byabajijwe. Namaze kubategura rero isomo ryo kubimenyetso bimurika, aho bimurika biri kuyobora ibinyabiziga bikoresheje amabara atatu, amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Hano bari kuvuga ku muhondo. Ese usanzemo umuhondo wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Arivuga ngo kongera umuvuduko, beka ngo kugumana umuvuduko wari uriho, seka ngo kwitegura, guhagarara, ndeka ngo gufata feri cyane. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri bugire kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Handitse cy'ukuri nta kindi ni C. Uba ugomba kwitegura guhagarara. Kubera iki uba ugomba kwitegura guhagarara? Uba ugiye kuva mu muhondo ujya mu mutuku, kandi umutuku uba ukubwira guhagarara. Niyo mpamvu iyo ubonye umuhondo witegura guhagarara. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0789531526 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Iyo numero ushobora kuyikoresha uri kure bitagukundira kuza ngo twigane mu shuri, ukaduhamagara ku iyo numero cyangwa ukatwandikiraho tukaguha amasomo wiga mu gihe gitoya, icyumweru kimwe n'igice, ukagenda ugakorera provisoire, ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa mudahamagare ku iyo nimero, asigaye byose tubibagezeho kugira ngo nimugerwaho muzahite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Romoroki kuri imbere iri kugenda gahoro cyangwa uri kwihuta uri kuyikurikira? Ese no kubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugiye kurebamo icyo ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Bikaba bigufasha kuma wakata ikorosi vuba. Iyo bavuze ikorosi ni kimwe nuko bavuze ikoni. Kino kinyarwanda bakoresha bisaba kugira ngo basobanure kugira ngo mubyumve neza. Murabizi hano tuba turi gukosora ariko turi no kwiga. Beka ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Sega ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye. Deka ngo bikurinda umuyaga, bikaba byakurinda umuyaga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni
B nuko bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Murabizi ikinyabiziga kiba gifite indorerwamo imbere, aho umuyobozi w'ikinyabiziga aba ashobora kuzikoresha akareba ibintu bimuri inyuma, akamenya niba uri kumuha ikimenyetso cyo kuba wamunyuraho akaba yaguha inzira, cyangwa bitewe n'ibindi ushaka kumumenyesha ukaba yabona uburyo aba yabigufashamo. Niyo mpamvu uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe na romoroki kugira ngo bifashe umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ese ni ibihe binyabiziga mwa bino bikurikira biba bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero hitamo icyo ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Beka ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, ndakeka ko mugenda mubona biriya binyabiziga bya polisi y'igihugu. Seka ngo ibinyabiziga ndakumirwa, hari ibinyabiziga biba bidakumirwa, biba bigomba gukomeza byo bikagenda batabihagarika, harimo nka biriya bitwara abarwayi. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hari abantu bakunda kugira ngo ikibazo hano bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, uri bamenye neza ibyo washatse kuvuga. Hano iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Ibyo biba bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Dukomeje n'ikibazo cya kane kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bino binyabiziga bihinga cyangwa n'ibindi bikoresho byihariye bagomba gukoresha cyangwa bashobora gukoresha cyangwa bigomba gukoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu muhanda cyangwa mu nzira nyabagendwa n'igihe cya nijoro cyangwa n'igihe cy'imvura, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze hari umucucu mwinshi, ntago biri gushobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kuba yareba muri metero 200. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa, bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyo ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyawe kibifite, uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kubireba. Ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite, ntabwo ugenda uri gupima. Beka ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Sega ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Deka ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, ndetse na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza uhitemo iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Nkomeje gushimira abantu bamwavuye gukora, ariko mugabo batanu twigiye ntabwo twagenda gutyo. Reka tumuhamagare cyangwa reka tumwandike kuri WhatsApp, cyangwa hari n'ababyandika muri comment bambwira ko batsinze, mutuma tubona ko hari ikintu kiri gukorwa, ukadutera courage. Niyo mpamvu ikizame cyose gikozwe muzajya muhita mugisanga hano. Isomo ryose ryabafasha kurushaho kumva neza bino bizame biba byabajijwe, naryo muzajya muhita murisanga hano. Ikintu busabwa ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo nimbishyiraho ntibizasabe ko abari bo bajya bakoherereza amavideo kuri WhatsApp, ahubwo nawe ujye tubona notification ikubwira ko ikizame gishyizweho, ukanda subscribe aho hasi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari cye mwa bino bisubizo bine? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni byo bisubizo by'ukuri, cyangwa A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki? Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu,
ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'abo bakurikira. Mwese murabizi kuba wagenza ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa gifite ibyuma ntamenwa, mu zindi ndimi bajya bavuga ngo antibare, cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, cyangwa biriya bakoresha mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntikiba gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rero hari abantu barwandika. Mwa bano bane baduhaye ugiye kureba ese ni bande bandika runo ruhushya. Ndakeka ko mwese biriya binyabiziga mutajya mupfunda kubibona, hari n'abantu batari babibonaho. Biriya bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, biriya ntabwo bikunda kugenda mu nzira nyabagendwa. Niyo bigiyemo hari uruhushya biba bifite rwihariye rutangwa n'aba bakurikira. Iravuga ngo polisi y'igihugu. Polisi akaba ari itanga urwo ruhushya. Mbega ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Murabizi haba hari minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu. Sega ngo minisitiri w'ingabo, cyangwa se rukaba rutangwa na minisitiri w'ingabo. Ndeka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ndakeka ko kino kigo mukizi RRA, Rwanda Revenue Authority, aricyo kigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese ni bande batanga uru ruhushya? Ndakeka ko mwamaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko mwamaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hani iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuntu ugomba gutanga runo ruhushya ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kino gice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe iki? Mwa bino bine baduhaye. Aravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Kabahagararamo umwanya muto gusa. Mbega ngo guhagararwamo umwanya muto no munini ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, babashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ariyo. Nicyo byashatse kuvuga yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibikubujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ndakeka ko abantu mugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa mu mihanda mutajya mubona ikinyabiziga gitwaye ibintu biri kugenda biri kwikurura mu muhanda. Ntabwo biba byemewe, cyangwa ibintu biri mu mbavu z'ikinyabiziga ku buryo bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, nabyo ntabwo byemewe. Ariko ngo ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Nibihe binyabiziga byo biba byemerewe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urarebamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Gusa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Uri kure ntago byagukundira kuza ngo twigane mu shuri, tuba dufite amasomo yabugenewe agufasha kumva neza bino bizamini byabajijwe, tukanakwigisha tukaguha imyitozo myinshi yagije ukigiye gitoya, icyumweru kimwe cyangwa icyumweru kimwe n'igice, ukaba uri ku kigero cyo ko wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira
cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 353 16 tukabigufashamo mu gihe gitoya, aho waba uri hose mu gihugu. Umwihariko wacu duha amasaha ubonekaho ku munsi. Niyo waba uboneka saa 6 z'ijoro, niyo waba uboneka saa 7 z'ijoro, upfa kuba waraduhaye ayo masaha ukaboneka, twe turaboneka tukaguha amasaha, tukaguha amasomo, ahasigaye ugakiga rimwe, ugakora rimwe, ugatsinda. Hano ndakeka ko mwamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri ni A, imashini zihinga. Ese ni B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Cyangwa ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hari ikintu narenzaho, ibino binyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, byo ni bino binyabiziga bisanzwe. Rero hari ibinyabiziga noneho bitwara ibintu bifata inkongi, bishobora gufata inkongi. Bigaragazwa no kuba bifite icyo cyapa kiba kiriho ikimenyetso cyangwa ikirango kirimo umuriro. Rero muzajya mugenda mubibona, bira bitwara amagaze, ndakeka ko mugenda mubibona. Hano ndakeka ko mwamaze guhita igisozo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Ni igisozo cy'ukuri nta kindi, ni A, imashini zihinga. Izo ziba zishobora kuba zagenda zifite ibintu biri kwikura hasi cyangwa biri mu mbavu z'ikinyabiziga, ho biba bibyemerewe kuko wenda hari igihe biba bitwaye nk'ibyatsi cyangwa ugasanga biri kugenda n'ubundi ahantu nko mu murima. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Kino cyapa cyitegereze neza, gifite ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishijemo umurongo w'umutuku. Ishusho ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande eshatu, ni mpande enye. Kino cyapa gifite impande enye. Hano hari ibisubizo bine rero baduhaye, hitamo igisozo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Aravuga ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, cyangwa akaba ariho harangiriye inzira y'abanyamaguru. Mbega ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, cyangwa akaba ari iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ndeka ngo nta nzira ihari, cyangwa kino cyapa kikaba kikubwira ngo nta nzira ihari. Wakibona kikaba kiri kukubwira ko nta nzira ihari. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari icyese? Kino cyapa gisobanura iki? Bibusa ko video y'ibyapa byo ku mihanda muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe, namaze kuyibakorera. Hari abantu mujya mbona muri comment bari kumbwira si iyo video irihe. Weho kanda kwayo magambo yanditseho ngo amategeko y'umuhanda, ukandaho. Numaze gukandaho urahita ubona ahantu hari ibyapa byo ku mihanda, ukandeho. Birahita bikugeza ku iyo video uyirebe, ujya kuyirangiza nta cyapa cyakunanira kuko iyo video isobanuye neza cyane. Ndakeka ko hano mwamaze guhitamo igisozo cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa kirasobanura ngo ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iyo ugiye ubonye kiriya cyapa kiba kiri kukwereka ko ugeze ku iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Kigeze neza, icyapa dufite nacyo gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, umuzenguruko w'umutuku, baravuga ngo ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ry'umutuku. Kuvuga ngo mu ibara ry'umutuku no kuvuga ngo umuzenguruko w'umutuku byose aba ari kimwe. Kino cyapa mbibutsa ko kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, mu bwoko butanu bw'ibyapa byo ku mihanda. Ese kino cyapa kirasobanura iki? Hano hari ibisubizo bene baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandike ku papuro. Aravuga ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. Mbega ngo iteme rinini kandi rirerire. Seka ngo ifungana ry'umuhanda, deka ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegeze neza biriya birango biri mwa kino cyapa, biriya birango bisa umukara, nibyo biti birango. Asigaye mbwira igisubizo cy'ukuri hano. Kiza cyo gukosora bino bizame biba byabajijwe, ibibazo biragaruka. Ushobora gukosora kino kizame kimwe, wazagerwaho ukabona ibibazo bitanu byo mwa kino kizame kimwe wakosoye gusa byagarutse. Rero kizame cyose gikozweho niba uri hafi gukora uragikosora, asigaye uzanshimira nyuma kuko uzakora rimwe uhita utsinda. Kandi ndakeka ko mujye mubibona abantu baba banditse muri comment bavuye gukora barakoze rimwe bagahita batsinda. Noneho ubonye uri gutangira kwiga hari byinshi utari gusobanukirwa, uratugana tukakwigisha. Tuba dufite amasomo yagufasha ukiga rimwe, ugakora rimwe, ugahita utsinda. Hano rero ndakeka ko amaze guhita igisozo cy'ukuri.
ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se ifungana ry'umuhanda. Uri kubona ko umuhanda watangiye ari munini, ariko haba iburyo haba ibumoso hatuma umuhanda uba mutoya. Niyo mpamvu kino cyapa kirasobanura ngo umuhanda ugiye kwinjiramo imbere yawe urageraho uhita ufungana. Kino cyapa bakunda kugishyiraho icyago kiri nk'imbere yawe. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo ikindi kinyabiziga kiturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Ikinyabiziga kiguturutse inyuma kigutereye amatara y'urumuri rumyatsa, ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubyitwaramo ute, ukora iki? Akenshi icyo kiri kuyaguterera byagenze ute? Hari ibisubizo bene baduhaye. Aravuga ngo kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Wowe ukabona icyo kinyabiziga kigutereye ayo matara, ugahita nawe wongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe nayo niyo igutereye ayo matara y'urumuri rumyatsa igumemo. Beka ngo fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara, cyangwa ugafata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Seka ngo emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari, cyangwa ukaba wakwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba uri kubona imbere nta cyago gihari, atari mu koni, hatari igihe cy'ibihuri kureba imbere ko nta kindi kinyabiziga cyaje, ukaba wamwemerera kugutambukaho. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Uba ugomba kwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi kino kinyabiziga kiba kiri gutabaza, ukabona giteye urumuri rumyatsa, amatara y'urumuri rumyatsa ari kugenda yakazima. Akenshi aba ari nka bino binyabiziga ndakumirwa cyangwa gitwaye abarwayi. Iyo rero kigutereye amatara ya runo rumuri rumyatsa, weho udafite gahunda yo kuba wakongera umuvuduko, ugomba kwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere yawe uri kubona nta cyago gihari. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayanditse, ndakeka ko kino kibazo nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ese wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Aravuga umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ugahita ufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara. Mbega ngo vuza ihoni ukomeze, cyangwa ukavuza ihoni ko n'ubundi ntabwo areba ariko arumva, wikomereze. Seka ngo ugabanya nurangiza ukomeze witonze, cyangwa ukagabanya umuvuduko ugakomeza imbere witonze. Reka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, A aba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari igihe mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, birashoboka ko yaba atanamukiye hahandi habukenewe. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kubyitwaramo ute? Ndakeka ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ubonye uno muntu uhita uhagarara ukareka akamanza agatambuka, yamara gutambuka bakaba ariho ukomeza kugenda, kuko ntabwo aba ari kubona. Ushobora kumva ikinyabiziga cyawe kiri guhinda akaba agukatiye nk'ibumoso, kandi nawe ariho uri kujya ukabura mugonze. Niyo mpamvu ugomba guhagarara. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo biba bidashobora kurenza? A iravuga ngo santimetero 20, B ikavuga ngo santimetero 30, C ikavuga ngo santimetero 50, D ikavuga ngo santimetero 60. Bibutsa ko ndi kubategurira amasomo ku bipimo ndetse no ku matara. Hari ayo ngenda mbashyiriraho, ndakeka ko muri kugenda muyabona mwa ino minsi. Hari iyo nambashyiriyeho ejo bundi, muri kugenda muyabona amasomo ngenda mbashyiriraho. Ari nayo mba nabonye yabafasha kumva neza bino bizami biba byabajijwe. Rero kugira ujye uhita ubona iryo somo ku gihe, ukanda subscribe aho hasi. Mbibutsa ko kode zo ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu
twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Wagize ikibazo mwa kino kizame tuba tumaze gukosora, nawe ukoresha iyo nimero tukagusobanurira serivisi aba ari ubuntu. Aravuga ngo santimetero 20, beka ngo santimetero 30, sega ngo santimetero 50, deka ngo santimetero 60. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni santimetero 50. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 14 kirakabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha kurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? Mwaha bagiye kutubwira hakurikira. A iravuga ngo hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B ikavuga ngo hegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C ikavuga ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano kuri D yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A iba atari igisubizo cy'ukuri ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B ikaba atari yo ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C ikaba atari yo inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo rero. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye utwaye ikinyabiziga, utwaye imodoka. Ese wakora iki? Aravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B ikavuga ngo kutayitaba. C ngo ushyira imodoka iruhande ukayitaba. D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba ndetse na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese wakora iki? Ese weho niba utari wagura imodoka yawe cyangwa utari watwara ikinyabiziga, iyo bagutwaye ubona bafitiye imyitwarire abayobozi b'ikinyabiziga, ese umenya uburenganzira bwawe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Iyo baguhamagaye uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye imodoka, ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba, warangiza ukabona gusubira mu kinyabiziga ugakomeza, cyangwa ukayitaba ariko ikinyabiziga wagishyize iruhande utari kugitwara, kubw'ubuzima bwawe no kubw'abandi bari gukoresha umuhanda. Noneho hari abo mbona ukabatwaye nk'ikinyabiziga ukabona ari kuri telefoni ari kugenda ari no gutongana. Biriya bintu ntago byemewe. Hari igihe ahubwo ugenda uri gusenga ngo Imana ikubabarire akugezeyo amahoro, kandi wenda wishyuye yawe, cyangwa wanamubwira ati manzi uve mu modoka uyitabe nurangiza ubone gutwara. Mujye mumenya uburenganzira bwanyu, ubuzima bwanyu ni ubw'agaciro. Ubuzima bwacu mwe mugiye kujya mudutwara ni ubw'agaciro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Iyo bavuze ikirango ari kuvuga kiriya kiba kiri ku cyapa kikwereka icyo ugomba gushyira mu bikorwa. Rero hano hari icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. A iravuga ngo umweru, B ngo umutuku, C ngo ubururu n'ikirango cy'umweru, D ikavuga ngo umukara. Ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara risa rite? Ndakeka ko bamaze guhita ibizo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Ese yanditse cy'ukuri ni A umweru, ese ni B umutuku, ese ni C ubururu n'ikirango cy'umweru, cyangwa ni D umukara. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, kiba gifite ibirango ubururu n'ikirango cy'umweru, kiba gisa ubururu n'ikirango cy'umweru. Mbibuza ko hano bakivuga ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe, urahita wumva ko ari ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda butegeka. Iyo cyumva ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu ni igisubizo cy'ukuri kibaye C, ubu aba ari ubururu ndetse kikagira n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko bamaze kugihitamo rero C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. Iravuga ngo ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri, B ngo ni bibi igihe cyose, C ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Gutwara uzungazunga ujya ibumoso ugaruka iburyo. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri.
Icyanditswe cy'ukuri ni B ni bibi igihe cyose. Icyanditswe cy'ukuri ni C ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ine, cyangwa se icyanditswe cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhita icyanditswe cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Icyanditswe cy'ukuri nta kindi ni B. Ni bibi igihe cyose kugenda uzungazunga uri kujya iburyo ukagigaruka ibumoso. Ni bibi igihe cyose kuko ushobora kuba ukase nk'iburyo yabagukatiye nk'ibumoso ukawisa umusangayo akaba arakugonze. Niyo mpamvu waba utwaye igare, waba utwaye imodoka, waba utwaye ipikipiki, gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose, biba byaguteza ibyago birimo no kubura ubuzima. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Sino telefoni tugendana ntizishobora gukoreshwa ryari. Iravuga ngo hari ibimenyetso bimurika. Bya bimenyetso bari gukoresha amatara y'ubwoko butatu ariyo umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Beka ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, nabivuzeho ikinyabiziga cyawe kibifite ibintu bya kilometero runaka mu saha, iri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, hari ibimenyetso bimurika, ndetse na B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha bikaba ari ibisubizo by'ukuri. D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo ahari ibimenyetso bimurika. B ntabwo ariyo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, ndetse na C ntabwo ariyo. A na B ntabwo ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo nahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihuri. Kona na yino shusho tufite bose ko muri bwa buryo bwo kubategurira amasomo kugira bafashe nabafatiye amashusho yose bababaza nyakorera video imwe. Niba utari wayibona sura kuri YouTube channel yacu, niba ukeneye kuzajya uhita ubona andi masomo kanda subscribe hasi. Hano urabona ko kino kinyabiziga kiri ahantu hari ibihu byinshi, ni igihe cy'imvura ntabwo uri kureba imbere neza. Ese kiba kigomba gukoresha ayahe matara kino kinyabiziga, cyangwa umuyobozi wacyo bagomba gukoresha ayahe matara y'ikinyabiziga kugira ngo agende neza adateje ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa nawe atari byitwaje atabyiteje mwa kino gihe cy'ibihu. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri ucyandike ku papuro. Aravuga ngo amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B ikavuga ngo amatara kamena bihu y'imbere ndetse n'ay'inyuma. C ikavuga ngo amatara magufi cyangwa agakoresha amatara magufi y'ikinyabiziga. D ikavuga ngo urumuri rusanzwe. Mbibutsa ko ndi kubakorera video yo ku matara. Niba ushaka kuzahita ubona iyo video urakanda subscribe hasi kugira ngo uzahita uyabonera ku gihe. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Hari igisubizo cya nyacyo nta kindi rero ni A, amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Igisubizo cy'ukuri cyari A. Ndakeka ko waramaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko waramaze kugihitamo. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo ni cy'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakija itara ry'umuhondo rimyatsa. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kidagishoboye kugenda. Beka ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Sika ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. Deka ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye ikindi kinyabiziga cyakije amatara ry'umuhondo rimyatsa. Ese ugomba kubyitwaramo ute? Ese ugomba gukora iki? Ndakeka ko waramaze guhitamo izo cy'ukuri rero hano. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari izo cy'ukuri nta kindi ni D. Ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Niba uri gukora mwa kino cyumweru cyangwa niba uri kwitegura gukora, jya ureba kino kizame cyose tuba twashyizeho ugikosore. Nugiramo ikibazo unyandike cyangwa mpamagare kuri 0789 ngusobanurire serivisi aba ari ubuntu. Noneho niba ukeneye ko nakwigisha ukoresha iyo nimero, ukeneye code ukoresha iyo nimero. Asigaye urabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndakeka ko
intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Ibindi mwese mwe muri gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.